amatwi yanjye nagubwa neza kurushaho. Icyama ndakuribisha amaso yanjye Mana, numvishije amatwi yanjye nagubwa neza kurushaho. Kukureba bituma ngubwa neza, subizwa intege ubugingo bwanjye. Kukureba bituma ngubwa neza, subizwa intege ubugingo bwanjye. Naragenzuye mbona uwo mutimanye murasa, iyo utinze ucuruza amakara cyane usa nayo, iyo utinze ku cyuma gisya imyumbati uzura ifu bwami, nshoboza kugumana nawe mwami dusenge. Kukureba bituma ngubwa neza, subizwa intege ubugingo bwanjye. Kukureba bituma ngubwa neza, subizwa intege ubugingo bwanjye. Mose yagize icyo cyifuzo cyo kukureba, azamuka umusozi atindana nawe iminsi 40, amanukayo. Abisirayeli bipfutse mu maso batinye kureba umuntu usa nawe mwami, nshoboza kugumana nawe mwami dusenge. Zakayo yagize icyifuzo cyiza cyo kureba Kristo uko asa, yabangira ingata ava mu by'icyubahiro yari yishingikirijeho, maze aparamo igiti ageze hejuru. Kristo amubonye ati si ukundeba gusa ahubwo ndanara iwawe abarungutse, nshoboza kuguma